Guys, urabona ko nyuma wa muceri wacu wamaze gushya, twese twawaruye. Umuceri umeze neza uryoshye cyane, ubona ko ari umuceri utandukanye. Kano kanya muhaye ikaze mu gikoni aho tugiye gutekera hamwe umuceri w'umuhondo. Ni umuceri udasanzwe kandi uryoshye, ariko abantu benshi ntabwo bazi uko utegurwa. Uyu munsi tugiye kuberekera hamwe uko wategura umuceri w'umuhondo kandi uryoshye cyane. Muhaye ikaze mu gikoni. Uretse kujya kugeza kino kiganiro ari Idi Amen, ndetse musaba ukanda subscribe, like ndetse na comment, ubundi dutangire twigire hamwe. Tugiye gutangira mu gikoni mbereka ibintu bikenewe. Ikintu cya mbere ukeneye ari nabyo ngiye kubereka, ukeneye, nagerageje kugira ngo dukoreshe ibintu bigaragara cyangwa biboneka hirya no hino iwacu. Icya mbere ukeneye igitunguru, ukeneye pavuro, ukeneye curry powder, ukaba ukeneye n'umuceri wawe ufite n'amavuta ndetse na tungurusumu. Ufite poiro nabwo nta kibazo wazishyiramo. Noneho reka dutangire step by step. Urabona ko noneho twinjiye mu gikoni cyacu. Urabona ko hano hari ibintu bigiye bitandukanye. Dufite karoti, hano dufite igitunguru onion, tukaba dufite ndetse na tungurusumu, ariko zino zose ntabwo wazikoresha. Tukaba dufite niyo bita amavuta yacu, tukaba tunafite n'ikirungo cyacu. Ushobora gukoresha simbambiri cyangwa curry powder uko yaba ingana kose. Ikindi noneho reka dutangire step by step. Urabizi ko ikintu cyose gisaba ari ukubanza isuku, kuko isuku ni ibanze. Tugiye kubanza tunganye ibintu byacu maze dutangire duteke bya biryo bya cyangwa dutegure bya bintu ngo tugiye gushyira muri wa muceri wacu. Muhaye ikaze, reka nangire negure bino bikoresho tugiye gukoresha. Rero ni ukuvuga ngo mbere yuko dutegura bya bintu byacu tugiye guteka wa muceri wacu, ugomba kuba ufite amazi ashyushye, kuko amazi ashyushye ni meza mu gihe uri gutegura umuceri wawe, kuko bituma ubyimba kandi ugashya neza. Kwa kundi umuceri utaba umeze nk'ibyondo, kwa kundi umuceri uraza kuba utandukanye nk'uko ndaza kugenda mbikwereka. Urabona ko hano dushyirije amazi yacu. Ubundi reka noneho wowe wadafite keto ushobora gucomeka kumbabura. Reka dutangire mwinjiza mu gikoni. Noneho tugiye gutegura hamwe bya birungo byacu, ndetse tuze kubitunganya tubyoze kugira ngo bize kuza bimeze neza mu rwego rwo kugira isuku mu rugo, ndetse no gukoresha ibintu bimeze neza cyane. Uzabitunganya ibintu byawe byose. Ufite navuye ko kiburamo ari pavuro gusa, nawe wayishyiramo nta kibazo. Turangiza dutunganye, duharure za karoti zacu. Ubishoboye ushobora no kuzironga neza zikaza neza, kuko kenshi iyo karoti iharuye hano inyuma niho haba hari vitamine. Ni ukuvuga ngo iyo uyiharuye gutya uba ukuyeho vitamine. Gusa zino karoti zacu ntabwo zimeze neza, kuko zisa nkaho zimaze iminsi muri firigo. Niyo mpamvu tugiye kuziharura maze tuzikorere isuku, turangiza dukomeze dutegure ibiryo byacu cyangwa wa muceri wacu nk'uko nabibabwiye, uw'umuhondo usa neza cyane. Nibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment. Nawe wifuza ko hari ikindi nzakwigisha, uzajye unyandikira muri comment nkwigishe uko wabyikorera wiberewe, kandi nawe ukaba umutetsi special. Ubwo umuceri wawe uzaterwa n'umuceri wateguye ukuntu ungana. Rero niwo muceri, niwo karoti uzategura. Ntabwo bisaba nyinshi cyangwa iki, gusa bizaterwa na karoti n'umuceri wateguye. Ntangiye kuvugishwa umuceri utarashya. Mbibutse ko ari chef wanyu Idi Amen, ugenda ukagizaho ibintu nk'ibi ngibi byinshi bigiye bitandukanye. Rero nkomeza kubashimira abantu bose mukomeje kunshyigikira ndetse no kumba hafi, mukora subscribe, share ndetse na comment. Ndabashimira cyane. Ngo tumaze gutunganya za karoti zacu n'igitunguru cyacu, tugiye noneho kubyoza cyangwa kubikorera isuku, aribyo ngiye gukora kano kanya. Adutegerezeho gatoya maze banze mbikorere isuku.
ni ukuvuga ngo ibintu byacu tumaze kubikorera isuku, noneho tugiye kwereka ukuntu ugomba kubitunganya. Hari ikindi negeze mbabwira, ni ukuvuga ko ushobora kuba udafite iyi curry powder cyangwa simbambiri, gusa hirya kuri botike ushobora kuyibona. Ushobora gukoresha karoti ukazirapa, wazirapisha ufite rapi cyangwa ugakoresha icyuma, nabyo nta kibazo. Icya mbere ni uko ngomba kubigisha buri kantu kose kandi byoroshye wakikorera bitagusabye kujya iba uri mu cyaro nawe ukabasha kuba wabyikorera. Rero nta kindi, uzafata karoti yawe gutya, mu gihe wenda wowe ufite curry powder ukatemo uduce tugiye dutandukanye, ubona gutya. Urangiza icyo uzakora, uzagira ukate tunwo, uyikatemo gatatu ihagaze, urabona. Bitewe no kuntu ingana ushobora no gukatamo kane, kuko njye ndashaka utuntu dutoya cyane. Urabona ko tumaze kudukata. N'icyo uzakora, uzagira urambure gutya, ugenda ukatamo utuntu duhagaze dutandukanye dutoya, wangiza udukatemo, utambike karoti yawe gutya, ukatemo duto duto dufite paseri ya square, ukomeze gutyo zose. So kanda subscribe, like ndetse ntukibagirwe gutanga comment niba wishimiye video yacu cyangwa hari icyo nyunganizi waduha, ni iby'agaciro. Ntabwo wamfite habe na gato, Yesu mbereye maso, ndanyuzwe mu mutima wanjye, tindirimbiyumbi, ntarindi jambo nshaka kumva uretse igushima. Ibintu byose ugomba gukora ufite murava. Ntabwo wamfite habe na gato, Yesu mbereye maso. Urabona ko tumaze gutegura za karoti zacu. Ubu tugiye gukata igitunguru mu duce dutoya, ndetse tunakate tungurusumu zacu. Ushobora kuba zikunda zisekuye cyangwa zikase. Niba udakunda kuzibona mu buryo, ushobora kuba ufite agasekuru ukazikata, ukazisekura cyangwa ukazikanda zikaza zimeze neza. Urabona ko bwa buntu bwacu ukuntu bumeze, cyangwa bwa bukaroti bwacu ukuntu bugiye bukase, nawe niko ugomba kubukata. Noneho kadukate. Ni ukuvuga ngo tumaze gutegura bya birungo byacu. Niba nawe ufite pavuro nazo ugomba kuzikata ukazishyira ku ruhande, kuko zituma wa muceri wacu uza kugaragara neza mu gihe uraza kuwutegura, cyangwa umuntu awuteguriye uraza kubona usa neza cyane. Urabona ko dufite bya birungo byacu, gusa havuzemo pavuro nk'uko nakomeje kubabwira ati nawe mfite, gusa ubutaha wowe niwe uyifite ugomba kuyishyiramo. Ndetse dufite n'umuceri wacu hano tugiye kugira, ugomba kuwoza cyangwa ukabanza ukawutunganya, ko nababwiye ko isuku ari cyo kintu cya mbere. Urabona ko ibintu byacu tubifite noneho kano kanya. Reka nkwikaze mu gikoni. Uyu munsi ntabwo ndakoresha gas ko yashize, tugiye gukoresha imbabura. Noneho icyo uzakora nta kindi, uzafata isafuriya yawe ubanze uyicamutse, uyishyire ku muriro nk'uko ubibona gutya. Nimara kumuka ushyiremo amavuta. Urabona ko tumaze gushyiramo ya mavuta yacu. Nkubwira ko niba ushaka ko umuceri uzashya neza, niba ucana ku mbabura jya ugabanya amakara yawe, cyangwa niba ucana kuri gas ugabanye gaze yawe ukuntu ibagenda. Numara gushyiramo uzafata noneho bya birungo byacu, reka tubizane. Kuvuga ngo bya birungo byawe byose uzabifata ubishyire mu mavuta yawe, urangiza ugaragure gutya, ugenda uvangavanga. Ubona ko bimeze fresh. Gusa ufite nk'agapavuro cyangwa puwaro nk'uko nabikubwiye, cyangwa pavuro,
iyo zikatiyemo biza bifite look idasanzwe cyangwa isa neza cyane. Ni ukuvuga ngo ugenda ugaragura gake gake kugira ngo bino bitunguru byacu bise nkaho bishya, gusa ugomba kwirinda ko zino karoti ziraza gushya cyane kuko ntabwo ari byiza burya imboga ko zishya cyane zigahwana. ubwo urakomeza gutya, nurangiza ufite umufuniko uwushyireho upfundikire nyuma y'umunota umwe wonyine. Shyireho umufuniko. Okay, ni ukuvuga ngo wa munota wacu urarangiye, urabona ko bimaze rwose gushya, umeze neza cyane. Gusa nyine nkubwira ko harimo pavuro byaba bimeze neza, bifite look y'icyatsi kibisi, bimeze neza cyane. Ubwo uzafata wa muceri wamaze gutunganya uwusukemo mu isafuriya cyangwa muri rwa ruvange wakoze, angiza uvange gutya nk'uko ubibona, step by step. urabona ko rwose kano gaciro gasanze ku sahane kaba kagaragara neza. ushatse wakarekana gutya nta kibazo. urabona ko wa muceri wacu tumaze kuwuvangamo amavuta yagiyemo ahantu hose. noneho icyo uzakora, uzafata cya kirungo cyawe ugishyiremo, si ngombwa gushyiramo cyinshi cyane, uzashyiramo ikiringaniye aricyo nakubwiye iti curry powder nuko uyibona hano, cyangwa simbambiri nta kibazo, uyishyiremo gake nk'akayiko bitewe n'umuceri watetse cyangwa wagambiriye gutegura. urangiza ubivanga, ubona ko bitangiye gufata rya bara ry'umuhondo guys. umuceri wacu utangiye kumera neza. ukomeze uvange kugira ngo cya kirungo kivange n'umuceri wawe, kandi ikindi cya kirungo gishye ku buryo kitaza kuza gihumura muri wa muceri. ubwo wa muceri wacu uraza kuza uteguye neza cyane. mushimira aho ugeze kuri uno munota ureba ino video yacu. niba utarakanda subscribe, please ujye ukanda subscribe, kandi nuteka uno muceri ukumva uraryoshye cyane, uzagaruke udushimire cyangwa utubwire ati wow, wadukoreye akantu keza cyane. urabona ko wa muceri wacu, cya kintu cyacu kimaze gufata ibara. none nta kindi uzakora, urabibona, uzazana ya mazi wateguye ashyushye, urangiza uyasukemo. ugomba gushyiramo amazi arengeye umuceri, gusa nanone atari menshi kugira ngo umuceri wacu utaza gushya cyane. ugomba nawe kwitegereza umutetsi mwiza. ushobora gupimisha ibikombe nk'uko mu nusu y'umuceri ajyamo ibikombe 3, ubwo mu kirurumba ukuba 2 kugira ngo umuceri wawe uze guza ushya neza cyane. noneho urabona ko wa muceri wacu tumaze gushyiramo amazi. none reka tugeze byibura nk'iminota 10 tuze kugaruka mbereka se wa muceri wacu uraba umeze gute.